Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntangiye kuvuga ngo ijambo ry'uno munsi tugiye kwiga ni ijambo rijyanye n'ihishurirwa rihuye n'iby'Imana yavuganye nanjye muri iki gitondo no mu ijoro ryakeye. Noneho nyuma y'ijambo haraza gucamo isengesho, n'ubishoboye wese mu rugo rwe cyangwa se ari wenyine, iri jambo murizirikane, muze gufata umwanya wo gusenga. Satani nk'uko musanze muzi nta cyiza yagambirira ku mwaka. Imigambi ye ni imigambi mibisha cyane, imigambi yo kwica nta kindi. Iri joro Imana yamishura ibintu bikomeye cyane, nako yabimishuye mu gitondo kuko byari nko mu masaha hafi 2:00 gutyo. Yamishuriye muri ayo masaha 2. Iri joro Imana yamishuriye ibintu bikomeye cyane. Nagiye kubona mbona imyuka y'abakurambere, imizimu y'abantu cyane cyane bavuga ko babaye intwari hano mu isi, yabamennye amaraso ku bihugu runaka, bakarwanira ubwigenge bwa Afurika, bakarwanira ubwigenge bw'ibihugu. Imyuka y'abatangizi cyangwa se y'abatangizi b'ubwigenge bwa Afurika cyangwa ibihugu runaka. Nagiye kubona mbona imwe mu mizimu izamuka kandi ishaka iki? Amaraso. Ishakisha iki? Amaraso. Mbwirwa n'umwuka w'Imana ko hagiye kubaho impfu zitandukanye, kandi izo mpfu tukaba twazibona no mu bakomeye hirya no hino mu isi. Ubwo mvuga mu bakomeye mu isi ni mu bayobozi b'igihugu. Tukumva ngo umuyobozi w'igihugu runaka aragiye, apfuye kandi yarari ku ngoma. Tukumva ngo bamwe mu bategetsi, bamwe mu bantu b'ibyamamare, ukabona barimo baragenda bapfa mu buryo butunguranye. Mbwirwa n'umwuka w'Imana rero sasa ko imizimu yahagurutse ishakisha amaraso, irashaka amaraso muri uyu mwaka. Ariko iyo mizimu nuvuga ngo imizimu y'aba bantu, navuga ngo y'abakurambere baba barabaye abatware. Iyo imanutse reka mbisobanure iki kintu kugira ngo cyumvikane. Hano ku isi niba hapfuye umuntu ukomeye, cyangwa mu muryango wanyu hakaba hapfuye umuntu ukomeye, iyo tuvuga ukomeye, umutangizi w'umuryango burya n'umuntu ukomeye ku muryango. Yesu ashimwe cyane. Tuvuge nk'ubungabo nziza niwe utangiye umuryango w'igisekuru kiwe. Abazagukomoka b'ibisekuru 5 n'ubundi mu isi y'umwuka. Tuvuge habayeho kuvuga ngo uvuye mu mubiri, nuko uri umwana w'ubugingo. Singiye gutanga urwo rugero ngo ariko biba uri umwana w'ubugingo, ariko uri umwana wo kurimbuka. Nuvuga ngo ukaba wari uri hano ku isi w'ingabo nziza, ukorera Satani, utambira ibitambo abadayimoni, uterekera, ukabana ukaraguza. Ubwo n'urubyaro rugukomokaho rusabwa kugira ngo rubege munsi y'ubutware bwawe, ruba ruri munsi y'ubutware bwawe kugeza nibura ku gisekuru cya 5. Noneho rero iyo upfuye mu isi y'umwuka n'ubundi ukomeza kuba umutware w'umuryango, kuko wa muryango wakomotse kuki? Uri wowe. Imana itugirira ubuntu. Noneho sasa ni ukuvuga ngo iyo uzamutse, ubwo Satani akakohereza cyangwa umuzimu wawe akawohereza, ugira ububasha bwo kuba wakombata ba bandi bakiri ku isi, kuko n'ubundi baba baragukomotseho. Sinzi n'ibyo bimubyo. Noneho sasa iyo Satani rero ashaka urupfu, impfu zitandukanye, yohereza wa muzimu wawe nyirizina akawohereza ku isi, abantu bagakorana amasezerano n'awa muzimu batabizi y'urupfu. Noneho bamara kwinjizwa mu masezerano y'urupfu igihe runaka, hari abantu ubwami bw'umwijima bwinjiza, nanjye Satani bayashatse kubigira gutya ariko ntiyabishobora. Hari abantu ubwami bw'umwijima bwinjiza mu isezerano ry'urupfu cyane cyane ntibabimenye. Muri aho ngaho rero ngiye kuvuga ku mpamvu z'inzozi zo kurota umuntu wapfuye,
kurota abapfuye, baba ari abo mu muryango, yaba ari umuntu from nowhere utazi, yaba ari iki, ari umuntu mu gihugu ubona ukabona wapfuye kera ariko ukabona uri kumwe nawe. So ubonye uri kumwe na perezida wapfuye Habyarimana, cyangwa ukabona urimo urabona mu mbuto, cyangwa se ukabona urimo urabona Nyerere, cyangwa se ukabona abantu mbega abantu bapfuye kera, ukabona cyangwa se ukabona bamwe bo mu muryango, sogokuru wawe cyangwa so ndetse mu nzozi zabo kaza kwibona uri ahantu ha kera cyane hatakibaho, ugasa nkaho usubijwe inyuma mu myaka, ndetse wowe wari utarabaho ukibona ari nkaho usubijwe inyuma mu myaka, iyo myaka uwo mwaka usubijwemo ukabona ntiwari uriho, wari utarabaho. Bivuze iki rero mu isi y'umwuka? Uyu munsi rero turakora isengesho ryo gusesa isezerano n'urupfu muri uyu mwaka. Amina. Kuko muri uyu mwaka Satani afite gahunda yo gukenyura abantu, kwiba abantu mu buryo bw'impfu zitandukanye. Murabizi mwebwe bisezerano rishya, murabizi ko hari impfu zibaho ariko Satani yibye abantu atari cyo gihe cyari cyaragenwe cyo bagomba kuviramo mu mubiri bagapfa, ahubwo bagapfa bavukijwe imyaka yo kubaho kwabo. Satani abibye n'Imana atari cyo gihe yari yaragambiriye ko bagomba kuvira muri ubu buzima, cyane cyane za mpfu mubona ziba zitunguranye. Amina. Rwa rupfu mubona ruje umuntu apfuye mu buryo butunguranye, ararwaye umunsi umwe ukumva aragiye, aramanutse aragiye, yarari mu nzira yo tukumva mu mpanuka, twumva ngo yarimo aragenda isasu ryamuciyemo, twumva ngo arwaye ikintu cyaje kiramusoka. Izo ni impfu. Hari impfu zibaho ariko ziba ari umugambi wa Satani ashaka kwiba abantu, kuko abakubona yakureba bakavuga ngo mu myaka 30 iri imbere uyu muntu azaba ari uyu, mu myaka 15 iri imbere uyu muntu azaba ari uyu. None twakora iki kugira ngo iriya myaka tuyimuvutse? Ubuntu bw'Imana buturengere mu izina rya Yesu. Noneho rero sasa ubwami bw'umwijima bugategura bugapanga. Ubundi urupfu iyo twinjiye mu ijambo ry'Imana, ubwo twatangiye kwiga, twinjiye mu ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora kwirukana ikintu utazi, nta nubwo ushobora kumenya uko usenga utabanje gusobanukirwa ikibazo ufite. Nk'uko n'ubundi umurwayi wese utaramenya ko arwaye adashobora kujya kwa muganga ngo agire gute yivuze, niko n'umuntu usenga mbere yo kuzamura isengesho ngo usenge wakagombye kumenya ngo ikibazo kindi imbere ni kihe, kimeze gute. So mu mwuka rero Satani afite umugambi muri rusange wo gusaba amaraso cyangwa ubuzima bw'abantu, ubugingo bw'abantu, ngo uyu mwaka bamwe bisange batawushoje. Ariko njye nawe tugomba kuwusoza neza mu izina rya Yesu, kandi tuzawusoza turi mu masezerano y'Imana namwe yarasohoye. Amina. Niyo mpamvu tugiye kwiga iyi nyigisho cyangwa tugiye kumva iri jambo ry'Imana. Nayo mpamvu Imana iba yabihishuye. Imana ihishura imigambi ya Satani kugira ngo twebwe tuyiburize. Nongere nsubiremo rero, nuvuga ngo Satani mizimu ikomeye y'abarwaniye ubwigenge bwa Afurika na bimwe mu bihugu, nabonye izamuka irimo irasaba iki? Amaraso. Muri uko gusaba amaraso mbona hari abantu bamwe mu bihugu bapfa bishwe n'amasasu, ukabona umuntu from nowhere kumva ngo yarashwe. Mbega impfu, mbega ni impfu. Izi impfu ndi kuvuga inyinshi zizaba ari iz'amaraso ameneka. Iyo tuvuga amaraso ameneka ni ukuvuga ngo ni umubiri wishwe ukavamwo amaraso. Yesu ashimwe cyane. Hari urupfu umuntu apfa ariko amaraso ye ntagire gute? Ntameneke. Noneho iyi mizima n'amashitani iyo arashaka amaraso ameneka mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye, irashaka amaraso ameneka kugira ngo inywe, kandi ni imizimu y'abarwaniye
ubwenge ubwigenge bw'ibihugu. Nibyo nabonye. Noneho mbwirwa yuko rero sasa iyo nizamutse mu rwego rw'ibihugu bimwe na bimwe, tuzabona impfu zitunguranye ku bantu bakomeye, ariko hakaba n'indi mizimu mito mito iciriritse nayo igiye kuzamuka yo mu miryango, nayo irimo irashaka amaraso mu miryango, aho tuzumva mu miryango imwe n'imwe imiborogo habayeho gupfusha mu buryo butunguranye. Ariko ari ibikorwa twebwe tukibwira ngo ni umugambi w'Imana, ariko ni Satani watangiye kugira gute, arimo arashaka imizimu irimo irashaka amaraso yo kunywa, irimo irahiga ibitambo kugira ngo igwize imbaraga zo guteza ubuhenebere, kugira ngo igwize imbaraga zo gusenya ubuzima bwa gikristo. Ariko njye nawe ntitubasha mu izina rya Yesu. Amen. Urupfu mu ijambo ry'Imana, isengesho ry'uno munsi ni ukwirukana nyine urupfu urwo ngurwo rutunguranye, kwirukana urupfu rutunguranye. Urupfu mu ijambo ry'Imana rwaje, Imana yateguje Adamu na Eva, rwaje kubw'impamvu z'icyaha. Iyo icyaha kitabaho mu isi nta rupfu rwagombaga kubaho. Ariko Adamu na Eva Imana yari yabasezeranye, cyangwa se Adamu reka dukuremo Eva kuko Imana yabibwiye Adamu nta Eva yari ariho, yari atararemwa. Imana yabwiye Adamu ati ngiki iki giti nuramuka ukiriyeho no gupfa uzapfa. Kuko urupfu rwari rwamanukanye na Satani. Urupfu rero muri Bibiliya ruvugwa inshuro 143. Mu isezerano rishya turugarukaho, Bibiliya irugarukaho inshuro 64. Mu isezerano rya kera Bibiliya ikarugarukaho inshuro 79. Icyo Bibiliya rero, iyo Bibiliya ivuga ikintu biba bisaba kugira ngo twebwe abari mu isi tukiteho. Iyo ikivugaho cyane ni nk'aho Imana igira ngo wite kuri icyo kintu, ukige, ukimenye ko kibaho, umenye n'imikorere yacyo. Yesu ashimwe cyane. Noneho no mu gihe usenga umenye uko usenga Imana, umenye uko utabaza Imana bitewe n'icyo ubona imbere yawe. Ntabwo dushobora kuvuga ikuzimu, ntabwo dushobora kuvuga urupfu ntituvuge n'ikuzimu, kuko urupfu n'ikuzimu ni ibintu bigendana, ni ibintu bigendana. Hari ijuru, hari isi. Imana yaduhaye gutura hano mu isi, kandi uwo yahaye gutura hano mu isi ni ikitwa umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso, umwuka w'ubugingo uri mu mubiri niwe wahawe gutura hano mu isi. Ijuru n'ikuzimu, ikuzimu hahawe kwakira imyuka y'abapfuye ariko batizera. Niho hari icyicaro cya Satani n'abadayimoni. Niho hari icyicaro cya Satani n'abadayimoni. Aho hahawe rero kwakira abadayimoni, niho hari ubuturo bw'abadayimoni, niho hari icyicaro cy'abadayimoni. Ariko n'isi nayo y'umwuka utavuga, ushobora kwibwira ngo ni munsi y'ubutaka cyangwa munsi y'inyanja, ariko iyo ni nk'uko ijuru ushobora kwibwira ko ari hejuru hariya mu kirere, hejuru gutyo, ariko rikaba ryagira n'ububasha bwo kubana natwe mu buryo bw'umwuka, niko n'ikuzimu igira ububasha bwo kuza ikaba mu bantu. Kuzimu igira ububasha bwo kuba mu bantu, ikaba hano ku isi mu buryo bw'umwuka mu bantu. Noneho n'ijuru, ni ijuru riri hejuru y'amajuru yose ari ryo ry'Imana ihoraho, rigira ububasha bwo kuza rikabana natwe mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko nyirizina kugira ngo ikuzimu nyakuzimu ikumanure, noneho itwara umubiri wawe. Iyo igiye gutwara umubiri wawe, twese turabizi nta muntu upfa umubiri we udashyingurwa, hadacukurwa urwobo ngo bamushyire mu rwobo ari rwo bita imva. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo Mana urinde ubugingo bwanjye kugira ngo butamanuka muri rwa rwobo rw'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo rero sasa ikuzimu n'urupfu biragendana. Iyo rero hatangiye integuza y'inzozi, umuntu akarota inzozi, abona uwapfuye, aganira n'abapfuye, niki kiba kiri gukorwa hagati y'uwo muntu
n'ibyo ari kubona. Niki kiba kiri kuba muri izo nzozi? Uwo muntu uba uganira n'uwapfuye cyangwa abona uwapfuye, niki kiba kiri kujya imbere mu isi y'umwuka? Ese isi y'umwuka iba ishaka gukora iki mu isi y'ibifite imibiri? Nicyo kintu tugiye kureba. Niba urimo urose uwapfuye ukarota muganira cyangwa se ukarota umubona, yaba ari umuryango cyangwa uwo ari we wese, mu mwuka niki kiba kiri kujya imbere? Ese mu isi bifite umubiri niki kiba kigiye gukurikiraho? Hari integuza aho ngaho, n'uvuga ngo ni nk'integuza ibibandirije irimo irakubara, urimo urateguzwa cyangwa urimo urategurwa kugira ngo yasi ya yindi wabonaga y'abapfuye uyimanukemo. Reka rero badusomere Bibiliya, dutangirire muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere igice cya 28. Samweli wa mbere igice cya 28. Reka duhere ku murongo wa 7 wenda dusomere Gabonzi. Dusome mu izina rya Yesu. Sawuli ahera ko abwira abagaragu be ati, yego, nimunshakire umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramusubiza bati, hariho umushitsikazi kuri Endori. Yes. Nuko Sawuli ariyoberanya, yambara indi myambaro, ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi nijoro. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze shikishiriza umwuka uguhanzeho, tikishiriza umwuka uguhanzeho, unzurire uwo nkubwira. Wumve ibi bintu, nuvuga ngo uyu ni umushitsikazi n'umurozi w'umwana w'umuntu uriho muzima, umwami w'igihugu, umuyobozi w'igihugu, kuko yari azi ko ibyo bintu bibaho mu mwuka. Ajya ku mushitsikazi ari we umurozi, uba uriho umwuka ubasha gushika. Ibi bintu urahita ubikurura ubyumve. Niba umuntu abasha gushika uwapfuye, roho y'uwapfuye ikazamuka, ibaze noneho umuntu ukiriho. Ni nk'ubufindo, nako kandi gushika umuntu uriho ukamushika mu buryo bwa cyose ni ibintu byoroshye kuruta gushika uwapfuye. Noneho sasa uyu Sawuli agiye ku mupfumukazi cyangwa se ku murozi, ariko uriho umwuka umubashisha gushika, kuko arambwiye ngo ntikira uwo subira muri ako kajambo wumva ukuntu akabuze ati. Maze Sawuli aramubwira ati, ndakwinginze tikishiriza umwuka uguhanzeho. Nuvuga ngo uno mushitsikazi cyangwa uno murozi hari umwuka wari umuhanzeho, wagiraga ububasha bwo gushika, ni uguhamagara, ni ugukurura. Tikishiriza, nkururira umwuka uwo nkubwira, biciye mu mwuka uguhanzeho. Umva noneho hepfo. Uwo mugore aramusubiza ati, mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze? Uko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu. Uyu Sawuli agifata ku ngoma, kuko yari agifite gutinya Imana no kubaha Imana, yishe abarozi bose bari mu gihugu, abashitsi n'abandi bose bagaragaragaho imyuka mibi, bamara mu gihugu. Icyo gihe agifata ku ngoma, agifata ingoma, yifuzaga ko igihugu cyezwa, abantu bose ayoboye bagakiranukira Imana, bakumvira Imana, bakayoboka Imana. Noneho agifata igihugu ashyiraho itegeko ryo gushakisha abashitsi bose n'abahanzwe imyuka mibi bose arabica. Niyo mpamvu uyu mushitsikazi yahise amubwira gutyo. Komeza hepfo. Niki gitumye utega ubugingo bwanjye umutego kugira ngo unyicishe? Yego. Sawuli
amarira y'Uwiteka ati nkurahiye Uwiteka uhoraho icyo ntuzagiha uwo mugore aramubaza ati nkuzurire ndi. nkuzurire ndi. Noneho sasa byanditse tujya tuvuga niba koko umurozikazi abasha kuzura akagarura uwapfuye, ni gute umukozi w'Imana adashobora kuzana uwapfuye? Kuko ni ubugingo buhamagarwa, ni umuntu w'imbere, ni roho ihamagarwa. Yesu ashimwe cyane. Uyu Sawuli yagiye kuzamura umuntu wapfuye utari ugifite umubiri we hano mu isi, umubiri we wari waraboze. Reka twumve uwo ngo rero yaragiye kumuzamurira. Nawe ati nzurira Samweli. Nzurira Samweli. Samweli yari yarapfuye cyane, yari yarapfuye. Yari umukozi w'Imana cyane, yari umukozi w'Imana. Yibaze noneho umurozikazi agiye kuzamura umukozi w'Imana, agiye kumushika wari warapfuye. Noneho mbwira noneho ni gute rero atazamura imyuka y'abapfiriye mu byaha? Ni gute umurozi atazamura umuzimu wa so wapfiriye mu byaha, umuzimu wa so wa nyoko, wande nande bariya bose uzi nyine bapfuye batazi Imana. Niba uwapfuye azi Imana bamushika akazamuka, uwapfuye atazi Imana muri kiriya gihe, urumva byo bitakoroha kuzamura. Komeza hepfo, igisubizo ni urakiha ubwawe. Komeza. Ariko uwo mugore abonye Samweli atera hejuru y'ijwi rirenga, abaza Sawuli ati umbeshye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura, mbwira icyo ubonye. Urumva ko umurozi afite ubushobozi bwo kurondora no kumenya. Sawuli yari yamwishushanyijeho amwereka ko atari we, ariko mu kujya mu isi y'umwuka yiwe amaze kuzamura Samweli ahita amenya ko uwazamuriye Samweli ari we Sawuli mu mwuka. Si igitangaza rero ko umuntu wakumva azi ibyawe cyangwa yakubwira ibyawe cyangwa yakumenya uriwe. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo icyo ugomba gushidukira no kwibaza ngo umwuka umukoreramo uturuka he? Ese uva ku Mana cyangwa uturuka? Niba uyu mupfumu yarabashije kumenya Sawuli wari wamwishushanyijeho yanamubeshye, akamutahura biciye mu mwuka wari umuriho, mbere akimujya imbere ntigeze amumenya kuko yari atarinjira mu marezo yiwe, yatari yinjira mu mwuka w'icyo gice cyabo. None yinjiye mu mwuka azamuye Samweli ahita amenya n'umuri iruhande wari. Aravuga ati wambeshye iki ko utari Sawuli kandi Sawuli ari wowe? Noneho Sawuli aramubwira, nawe ahita amuvuga ati humura, mbwira ubonye iki? Ni ukuvuga ngo Sawuli ntacyo yabonaga, ariko kuba ntacyo yabonaga ntibivuze yuko atizeraga ko hari abandi bashobora kubona. Yesu ashimwe cyane. Buriya hari abantu Satani yahumye imitima no mu bwonko bibwira ngo kuba ikintu batakibona si ukuri, nta n'igihari. Aho ngaho uba wishuka. Kuba ikintu utakizi, kuba ikintu utakibonesha amaso yawe, ntuzibwire ngo ntikibaho cyangwa ntikiriho. Urumva rero uyu Sawuli ibyo byose we yari afite ubwo bwenge, azi ngo kuba ikintu ntakibona ntibivuze ko kidahari. Yesu ashimwe cyane. None atajya abona, mbwira ubonye iki? Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Mu gushika, mu guhamagara umwuka wa Samweli. Niyo mpamvu ku mupfumu ni ingenzi kumenya izina, kuvuga izina ryawe, kuvuga izina ryawe. Urumva yabanje kumubwira icyitwa izina ati nzurira Samweli. Noneho umurozikazi nawe wasatangiye guhamagara izina. Mu guhamagara izina wa mwuka wa Samweli urazamuka uvuye ikuzimu, ariko mu kuzamuka umwigaragariza mu ishusho y'Imana. Iwe yibona ko ari Imana, avuga ati mbonye Imana iva ikuzimu. N'ubundi natwe birashoboka bajya badushika, mushitsikazi ashobora kugushika, ariko iyo agushitse abona umucyo, atungurwa no kubona wowe umwuka wambaye umucyo imbere ye. Bwana sifuwe sana. Uri mu mubiri, umurozi yagushika, umupfumu yagushika, umukozi n'ubonga abakozi ba Satani bagushika, ariko iyo badushitse
ntibabona batwebwe nyirizina, babona umucyo batungukira nk'uko ubona hazamuwe samweli yazamuka umushitsi kagati mbonye Imana ivi kuzimu komeza hepfo. Niko nawe ushobora gushikwa, ariko niba uri mu mavuta meza umukonikoni yakora iby'ubukonikoni bwashika, ukaba wamutungukira imbere, uri ibirimi by'umuriro, uri umucyo, uri ikindi kintu runaka. Komeza usome hepfo. Sawuli aramubaza ati arasate. Urumva we ntabyo ari kubona, ariko arimo arabaza ubona arasate. nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso ye aramuramya. Ngo amenye, urumva arimo araramya uwatareba, ariko abwiwe uko ateye, abwiwe uko uwo muntu ameze, ahita yikubita hasi atangira kuramya icyo atabona. Arimo araramya Samweli ariko ntamubona. Ariko Samweli by'ukuri uwo ngo wazamutse mu mwuka arareba nde? Sawuli. Ariko Sawuli ntamureba, kuko mu mwuka umuzimu uzamutse ukubona wowe utawubona, kuko ni ikiremwa cy'umwuka kiba kidafite umubiri, kibasha kukubona wowe ntubasha kukibona. Ariko iyo wamaze gusobanukirwa ko kibaho, ubasha kukirukana mu izina rya Yesu Kristo kandi kikagenda. Komeza hepfo rero. Nuko Samweli abaza Sawuli ati ni iki gitumye unkubaganira ukarinda kunzamura? Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya. Umva ko kajambo kwanza, ni iki gitumye unkubaganira ukanzamura? Buriya aba bashitsikazi iyo bazamura imizimu impamvu iba yemeye kuzamuka nuko ubwayo ari Satani wiyohereza, ariko kandi ikaba yahawe n'amaraso, yaterekerewe. Kubera yaterekerewe rero ikemera kuzamuka, ariko mu by'ukuri iyo ikubiswe ibona ko yakubaganiwe, yahohotewe, iyo ikubiswe mu mbaraga z'amasengesho. Bwana sifiwe sana. Komeza hepfo rero. Sawuli aramusubiza ati nihebye kuko Abafilisitiya bandwanya, kandi Imana ikaba yarantaye itakigira icyo insubiza, ari mu bahanuzi cyangwa mu nzozi. Icyo cyatumye nguhamagara ngo unsobanurire icyo nkwiye gukora. Samweli aravuga ati ubimbarije iki? Ubwo Uwiteka yakuretse agahinduka umwanzi wawe. Uwiteka ubwe yagenje nk'uko yabivugiye muri njye. Uwiteka yaguciye ku ngoma ayiha umuturanyi wawe Dawidi. Turabona hano Samweli arimo araganira na Sawuli. Samweli ugana na Sawuli ni roho ya Samweli, ntigifite umubiri, yarapfuye. Samweli roho yiwe niyo yazamutse ikurwa mu isi y'abapfuye, irimo iraganira n'umuntu ukiri hano mu isi. None irimo iramuha amakuru, baraganira. None sasa mu mwuka iki ngiki ubwacyo cyakwereka igishushanyo cy'uko umuntu muzima abasha kuganira n'umwuka wapfuye. Ariko muri ubwo busabane bw'uwo muntu uganira n'uwapfuye hariho connection yo guhuzwa na yasi y'abapfuye. Uwayinjijwemo rero wese muri cyo yayinjijwemo mu nzozi ziwe, ubwo wari uri mu nzozi, wari uri murarota, uri kuganira n'uwapfuye. N'ubantu habaye wamanuwe mu isi y'abapfuye. Niki bisobanura rero? Kurota nyine abapfuye, umuntu wapfuye va mu mwuka, uba wamanuwe mu isi y'abapfuye. Ubugingo bwawe buba bwamanuwe mu isi y'abapfuye. Bwa bugingo bwawe bwamanuwe mu isi y'abapfuye burimo buravugana n'uwageze muri yasi y'abapfuye kera. None rero so muri uko kuganira na wa wundi wamaze kuva muri ubuzima uri mu isi y'abapfuye, hagati yawe nawe habamo connection, hagati yawe nawe habaho kuba n'ubugingo bwawe bwakwisanga buhicaye buhagumye. Ikibazo gusa ari ikibazo cy'igihe cyo kugira ngo uza n'umubiri none igihe bya bindi byita ngo umuntu arakangutse, bivuga ngo habasigaye igihe runaka. Ikibazo kiba ari cy'igihe kugira ngo mu gihe gikwiye ubugingo bwawe uzabwamburwe wisange n'ubundi waramanutse muri yasi y'abapfuye. Nicyo ngicyo ni ukuvuga ngo uwo muntu aba ari muri danje yo kuba yakwisanga yapfa
igihe icyo ari cyo cyose hatabayeho gufata igihe cyo gusenga yapfa mu buryo butunguranye. Kuko iyo ugarutse ukava muri iyo si y'abapfuye ntugire icyo ukora, kwa kundi byitwa gukanguka, urakanguka urashidutse uvuye mu nzozi, ntugire icyo ukora ukavuga ngo ni inzozi. Menya ngo uhereye igihe ubugingo bwawe cyangwa uruhu yawe yamanuwe mu isi y'abapfuye ukaganira n'abapfuye, icyo gihe habayeho kugirana isezerano n'iyo si y'abapfuye. Abapfuye bose bapfiriye mu byaha tuba tuzi ko bari kuzimu. N'ubu kandi habaho isezerano nanone no kuzuzanya na kuzimu, uba wemeranyije na kuzimu. Turaza kubisoma nanone, ariko wowe ukiri aho ngaho divine aho ntuhave wowe kugira ngo byunganire kino cyanditswe mvuze. Dusomere Matayo 4:16. Matayo 4:16 umu wonyine. Matayo 13 aravuga ngo Matayo 4:16 abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Isi y'abapfuye mu kindi gice tuyita isi y'umwijima. Noneho mu mwuka turabona ko umuntu ashobora kwicazwa mu mwijima, ariko ku bw'imbabazi z'Imana ngo babonye umucyo. Semene amen. Ku bw'imbabazi z'Imana ngo babonye umucyo. Birashoboka ko wakwicazwa mu mwijima ariyo si y'abapfuye, ariko ku bw'imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana bwabo kikuriha, Imana kikubonamo igishoro, Imana kikubonamo inyungu, umucyo ukakuvira. Semene amen. Soza uwo murongo noneho. Kandi bari bicaye mu gihugu cy'urupfu. Kandi ngo bari bicaye mu gihugu cy'urupfu. Urumva hari igihugu cyitwa igihugu cy'urupfu gitegekwa mu gicucu cyabo. No mu gicucu cyabo hari igihugu cyitwa igihugu cy'urupfu gitegekwa n'umwuka witwa urupfu, kibamwo abapfu bose. Noneho sasa mu nzozi zawe waryamye wisanga uri kumwe n'uwapfuye. Rimwe na rimwe n'ahantu ubona aho muri kumwe uzasanga ari ahantu ubona hatari heza. Mubazi bose mubona ari ahantu utazi ukuntu hameze. Sofu uzabona ari mu itongo rya kera, uzabona ari iwanyu, kandi muri iryo tongo ry'iwanyu cyangwa ngaho iwanyu ntihakiriho, uzisanga aho hantu uba uri kubona ari habi. Bigaragara rero ko rero sasa ni muri cya gihugu cy'umwijima nk'uko ijambo rivuga ngo abantu bicaye mu gihugu cy'umwijima babonye umucyo. Ngo kandi n'abari bicaye mu gihugu cy'urupfu bagize bate? Bamurikiwe n'umucyo. Nuvuga ngo mu mwuka rero icyo gihe muri za nzozi zawe baba bahise bakwicaza mu mwijima, ndetse mu buryo bw'umwuka, ndetse no mu buryo bw'umwuka roho yawe cyangwa ubugingo bwawe bamaze kubwicaza mu gihugu cy'urupfu ndetse no mu gicucu cy'urupfu. Umuntu rero ashobora kugenda direct mu isi y'umwuka ari mu gicucu cy'urupfu, ari no mu gihugu cy'urupfu. Igisigaye gusa ari igihe ari ikibazo cy'igihe kitaragera cyapanzwe nabo cyo ko urupfu n'ubundi ruzaza rukamutwara, tukumva ngo runaka avuye muri ubu buzima, runaka arakenutse. Uyu munsi rero turaza gukora isengesho, amina, ryo gusenya kwitandukanya n'umwuka w'urupfu muri uyu mwaka. Bwana sifiwe sana. Kwitandukanya n'umwuka w'urupfu urwo ari rwo rwose muri uyu mwaka. Yesu ashimwe cyane. N'ikimana yantegetse, n'ikimana yambwiye, n'umwuka w'Imana wampanzeho, mbwirwa yuko uyu munsi tugomba gukora isengesho ryitandukanya n'umwuka w'urupfu muri uyu mwaka. Haleluya. Amen. Aha, tukikura muri icyo gicucu cy'urupfu. Ushobora kugenda utazi ko abagome n'abakwanga bamaze kugukatira kera, bamaze kuvuga bati uyu mwaka ntazawusoza, ukaba ugenda gutyo utabizi. Baramaze kukwicaza mu gicucu cy'urupfu, baramaze kukwicaza neza mu mwijima, bo bavuga bati
igihe nicyo dutegereje, igihe cye nicyo dutegereje, ariko mu buryo bwa hano mu isi bavuga ati twebwe turabizi twarabishoje, ikibazo ni igihe gusa. Mwebwe muhanga amaso muzabona ikibazo ni igihe. Ubwo rero sasa amasengesho yacu araza gupangurura, amina, araza gupangurura iminsi mibi iganisha mu rupfu yaba iri imbere yawe muri uyu mwaka. Haleluya. Kandi uhite wizera birakubera bityo. Dusoreze noneho wa murongo wasomaga wa 18. Dusoreze wa 18 bavuga ngo Uwiteka ubwo yagenje nk'uko yabivugiye muri njye, Uwiteka yaguciye ku ngoma ayo muturanyi wawe Dawidi, kuko utumva Uwiteka kandi ntusohoze uburakari bwe bukomeye ku b'Amaleki, nicyo gitumye Uwiteka ubu ngubu akugenza atyo. Ndetse Uwiteka azaguhana n'Abisirayeli mu Bafilisitiya, kandi ejo we n'abagaragu bawe muzansanga. Umbura ijambo yahabwa ngo kandi ejo, ako kajambo niko nifuza, n'abagaragu bawe muzansanga. Bo abari kubwira bariho ni bazima, baracyari mu isi bafite umubiri, ariko ubabwira ntakiri mu isi yarapfuye. Abahaye message yo kuvuga ngo ejo wowe n'abagaragu bawe muzansanga hano. Kurota wapfuye rero mu buryo bw'umwuka, uba wamusanze mu buryo bw'umwuka. Sani sare habasigaye ni ikibazo cy'igihe cyo kugira ngo n'umubiri neza utandukanywe n'umubiri, noneho hano ku isi yivemo habe Abanyarwanda bavuga ngo yani kutoketoke fulani, habe ikintu kibaho habasigaye kugira ngo agire akantu gakorwa runaka, twumve ngo runaka arapfuye, ariko ubundi mu mwuka wamaze gusanga babandi ka kantu kabaho ku mubiri wawe, twumva ngo runaka arapfuye, niko kageste, ariko mu buryo bw'umwuka yari buri waramaze kugera mu isi y'abapfuye, roho yawe yaramaze kumanuka. Umva ukuntu yavuga ngo ejo wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzansanga. Rero inzozi zo kurota wapfuye ni ugusanga wapfuye, kandi haba harimo message yuko igihe icyo ari cyo cyose saa ushobora noneho kumusanga ukabana nawe iyo ngiyo nyine muri iyo si y'abapfuye. Turaza rero gupangurura ibyo mu izina rya Yesu Kristo. Dusoma nanone dusomere Yesaya igice cya 28 umurongo waho wa 15. Yesaya igice cya 28 umurongo wa 15 kugeza ku wa 18. Yesaya 28 igice cya 10 umurongo wa 15. Yana 8 umurongo wa 15 kugira ngo twasezeranye isezerano ry'urupfu. Mugira ngo twasezeranye isezerano n'urupfu. Kandi ngo twuzuye n'ikuzimu. Kandi tuzuye n'ikuzimu. Ibyago n'ibisandara bigahitanya igihugu ntibizatugeraho, kuko twiboneye ubuhungiro mu binyoma, tukaba twishishe mu buryarya. Kasubiremo. Subiramo usome neza ijambo kurinde ugeze ku wa 18. Mugira ngo twasezeranye isezerano n'urupfu. Mugira ngo aha ni Imana irimo irabwira bamwe mu Bisirayeli ngo mugira ngo twasezeranye isezerano n'urupfu. Aho ni iki biri kutwigisha? Biratwigisha ko umuntu ashobora gukorana isezerano n'umwuka witwa urupfu, agasezerana narwo akarubwira ati ntuzantware imburagihe, uzaburetse kuntwara, mbega akumvikana narwo akadiringa narwo. Komeza hepfo. Kandi ngo twuzuye n'ikuzimu. Ukabona none naho ngaho iryo jambo riraturika ko umuntu ashobora kwiyuzuza n'ikuzimu, mbega akaba umwe na kuzimu. Noneho kuko yabaye umwe na kuzimu, wenda akaba yakwibwira yuko abonye ubuhungiro, ko kuzimu nta kizamutwara n'urupfu ntacyo ruzamutwara. Ariko mvuga ikintu Imana yabwiraga abo bantu, ibyago n'ibisandaza bigahitanya igihugu
ibizatugeraho. abo bantu bibwiraga yuko ibyago n'ibiza bikagwira igihugu bitazabageraho ngo kuko basezeranye n'urupfu kandi biyuzuza n'ikuzimu. Komeza hepfo. Uko twiboneye ubuhungiro, kuko bibwiraga yuko bo babonye ubuhungiro buciye muri ayo masezerano bafitanye n'urupfu, biciye no muri ubwo bumwe bafitanye n'ikuzimu. Komeza hepfo. mu binyoma tukaba twihishe mu buryarya. ariko Imana irimo irababwira ngo mwihishe mu binyoma no mu buryarya. Komeza hepfo. Hepfo 16 turavamo ngo nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi, rishikamye cyane, kandi uwizera ntazahutiraho. Amen. Amen. Murabyumvise cyane. Ubusobanukiye ko umuntu ashobora kugirana isezerano n'urupfu akiyuzuza n'ikuzimu. Yasi y'ikuzimu ni ngo urupfu icyo rukora rutegeka kuzimu. Noneho sasa yo rurakurura rugahereza ikuzimu. Rurakurura rugahereza ikuzimu. Twabibona hano mu byahishuwe mu gice cya 6 n'umurongo wa 7. Urupfu ubwo ubwarwo rufata umuntu rukamutwara rugahita rwohereza ikuzimu. Ni ibintu bigenda. Dusomere ibyahishuwe 6:7-8. 6:7. Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa 7 n'8. Umwana w'intama amenye ikimenyetso. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino. Yes. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa rupfu. Urumva ko urupfu rushobora kugira gute? Kugenda ku ifarashi. Rushobora kwicara. Urupfu rushobora kugira gute? Yego, kwicara. Ushobora kwinjira mu modoka ukarwicara utabizi. Rwahawe misiyo ngo iyi modoka irakora impanuka, uyu niyo rugomba gutwara. Ntuzajya kumva ngo hari abantu imodoka yakoze impanuka 2 barapfa abandi bararokoka. Nivuga ngo abandi babinjiye mu modoka muri ko kwinjira mu modoka, ariko yakwicara mu modoka agasanga urupfu rwamutegereje muri iyo modoka, nk'uko mwisi muka wabireba, akarwicaraho. Yamara kurwicaraho imodoka yagira ubu ugahita rumutwara, kumva ngo umuntu arapfuye. Ni umwuka. Urumva rero ni umwuka ariko kuri mu ishusho nk'iyo umuntu ubasha kwicara utagaragara, ubasha kwicara, ku buryo uwo mwuka ushobora kwinjira muri dushe. Wa mwuka witwa rupfu wagutegeye muri dushe, uzi ngo ndahita mutega agategwa nyerere gusa bite birangira. Umuntu ashobora kujya mu ntambara ari nk'umusirikare, muri za ntambara arimo ararwana, ariko urwo rupfu rwo rwategetinze ruvuga ngo uyu niwo munsi agomba kugendamo. Bakarwana ugasanga muri batayo y'abantu 600 hagiye 100, abandi bagasiga. Kuko urupfu abo rwari ruri kuri abo ngabo 100, abo ngabo nirwo rwari rufiteho misiyo uwo munsi. Umuntu kwa muganga hari uzasanga hari indembe nyinshi, noneho kuko urupfu ruba rufite abo ruriho rwateganyijwe gutwara. Ubone mu ndembe harimo abanaga akaguru. Uze kubona muri za ndembe hari izigize gute, hari izigize gute, hari izikize, hari izigarutse mu buzima. Kuko nyine urwo rupfu abafite access kuri abo ngabo nyine bagiye, abandi abatarabagiraho uburenganzira. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire ubuntu mu izina rya Yesu. Urumva ngaho komeza hepfo. Kandi kuzimu iramukurikiye. Urumva ngo kandi kuzimu yagize gute? Yaramukurikiye. Nuvuga ngo kuzimu ikurikirana n'urupfu, uko rwo rufata rujugunye kuzimu, rugafata umuntu rutanga kuzimu, rugafata umuntu rutanga. Iyo tuvuga umuntu ntumva umubiri, ni umuntu w'imbere, ni bwa bugingo, ni wa mwuka n'ubugingo rufata rugahubuza rugahubuza
ni nk'uko wakurura umuntu uvuga ngo dufata umuntu ruhita rukubuza rukurura ruta muri urwo rwobo rw'ikuzimu. So rero uru rupfu wumvise aha ngaha uyu mumarayika icyo yarakoze w'ikizimu. Ongera utangire ku karongo kumve neza. Wa karindwi ni uwo murongo wonyine nta wundi dusoma, turasoza kuwa 8. Umwana w'intama amenye ikimenyetso cya kane. Amenye ikimenyetso cya kane. Numva ijwi ry'ikizima cya kane rivuga riti, iki kizima kiri kuvuga umenye ni abamarayika ariko bitwa ikizima, ibizima. Bo bizima ni ubwoko bw'abamarayika bakora imbere y'Imana bwitwa ibizima. Noneho sasa noneho ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso, ubwo ni Yesu. Hari ikimenyetso afunguye. Noneho iki kimenyetso afunguye byibuka usomye Ibyahishuwe, Bibiliya avuga ngo mbona igitabo gifatanyije ibimenyetso. Noneho ngo numva ijwi rivuga ngo ninde ubasha kubumbura kiriya gitabo no kumenya ibimenyetso bigifatanyije. Nuvuga ngo rero mu ijuru icyari kiriho icyo gihe, sinzi impamvu ngarutse muri ibi Byahishuwe, ibi byari biriho icyo gihe. Nuvuga reka wenda nako ngasobanura nta kibazo nubwo atari cyo cyigisho. Nuvuga ngo ibi byari kiriho icyo gihe, nuvuga ngo umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo yamenye ibimenyetso. Nuvuga ngo ni igitabo kiri mu ijuru gifatanyije ibimenyetso, noneho kigomba kubumburwa kugira ngo urubanza Imana yaciriyeho isi rusohore. Noneho mu gufungura iyo paje y'icyo gitabo hagombaga kugaragara marayika ugomba gukora cyangwa kwapurika ibiri muri icyo gitabo. Yesu akabumbura, marayika noneho nawe akavuga ijwi rirenga, hagakurikiraho icyapanzwe kiri muri icyo gitabo kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. Mbega ibyanditswe muri icyo gitabo bishyirwe mu bikorwa, bisohore muri bivuze neza, bisohore. Ngaho usoza ku karongo. Ngwino. Cya kizima ngo cyahise kivuga ngo kigira cya kane kivuga kiti ngo ngwino. Iryo jambo ngo ngwino muri make hagira ikibaho. Ngwino, urupfu niruze, urupfu ruzamuke. Nuvuga ngo uyu mumarayika yarahamagaye urupfu ngo ngwino ruze. Impamvu ruhamagawe wumva icyo bigiye gukora noneho. Soza hepfo. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse. Yes. Kandi uyicayeho yitwa Rupfu. Kandi kuzimu iramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa kimwe cya kane cy'isi, ngo bagire bate, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Amen. Kuzimu n'urupfu bahise bahabwa ubutware, ariko wabuhawe naho ki na wa mumarayika w'ikizima wavuze ngo ngwino. Yahamagaye urupfu ngo ngwino. Urupfu narwo ruhita ruzamuka ruva ikuzimu, kuzimu izikurikiye urupfu. None bihabwa ubutware bwo kwica kimwe cya kane cy'abatuye isi, ngo bicishwe iki? Inkota, inzara n'urupfu n'ibikoko n'ibindi byose. Urumva ko urupfu rushakisha icyo rukwicisha, ntabwo rupfa kugira gute kwica, kuko ngo rubicishe, ngo bahabwa ubutware kugira ngo rwice kimwe cya kane cy'abatuye isi, ngo rubicishe inkota. Urumva kumbe urupfu wa muntu ajya gute, wa wundi ujya gutera undi inkota ntabwo aba ariho, urupfu ruraza rukamwinjiramo rukamukoresha rusoza umugambi warwo. Nuvuga ngo urupfu ruza rukinjira mu muntu, mu bantu baba baragenewe kwicisha inkota, urupfu araza akinjira muri wa muntu akagutera inkota, ariko ari urupfu umukoreyemo. Ubuntu bw'Imana buturengere mu izina rya Yesu. Niba ari indwara runaka, urupfu iraza ikinjira igasetinga ya ndwara mu muntu kugira ngo urupfu nuvuga ngo ruba ruri mu ndwara rutware wa muntu, ariko rumwica, ariko rumwicishije indwara y'ubwoko runaka. Ndumva ibyo bintu mubisobanukiwe. Ni iki rero tugomba gukora uyu munsi? Uyu munsi tugomba gusenga tugafunga ibyo byose. Turabifungira hehe rero? Dusomere
Ibyahishuwe 20:13. Undi adusomere Ibyahishuwe 1:18. 20:13. Yego, Ngabo nziza aradusomera Ibyahishuwe 1:18. 13 aravuga ngo inyanja igarura abapfuye bo muri iyo. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri ryo. Urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye byo umuntu wese yakoze. Icyo tubona nuko urupfu rushobora kugarura abo rwatwaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero tugaruka gutya, hari abatwarwa mu mwuka ariko mu mubiri bagakomeza kubaho. Umuntu ukaba wamubona aragenda ariko mu mwuka urupfu rwaramaze kumufata. Igisigaye gusa ari ikibazo cy'igihe. Nibyo navuze rero, turaza gutegeka ngo rurekure. Amina. Amen. Riba muri twebwe rwari rumaze gufata ubwenge. Tubwire ngo rupfu rekura ubwenge, garura ubwenge watwaye, garura umutima watwaye, garura ikiganza watwaye, garura akanwa watwaye, garura ubugingo watwaye, garura amaso watwaye. Urupfu iyo rugiye gutwara umuntu, uzarebe umuntu wamaze kugenda, wamaze kuva muri uyu mubiri, ntagira ubushobozi bwo kubona, ntagira ubushobozi bwo kumva, ntagira ubushobozi bwo kugira icyo akora icyo ari cyo cyose. Ntabona, ntiyumva, ntababara, ntiyishima, kuko nyine aba yamaze kuva muri ubu buzima. N'undi rero, hari abantu ushobora kureba muri ubu buzima runaka kabisa ukabona yapfuye ahagaze, wamureka ukamubona nta kintu kijya kimushimisha. Namba buriya ntuzagera ku rwego kumva nta ubuzima unezera ibyishimo, nta kintu cyakunezeza. Ujye umenya ngo mu buryo bw'umwuka hari igice muri we cyapfuye, cyamaze kuzuzwa n'urupfu. Ugasanga umuntu nta kintu kimunezeza mu buzima, nta kintu kimushimisha mu buzima, nta kintu, ntiyishimira abantu, ntiyishimira ngo yumve yishimiye kubaho kwe, yishimiye ubuzima bwe, ntiyishimiye n'abantu. Ujye umenya ngo uwo muntu mu buryo bwo muri we hari igice cyamaze gupfa, cyahujwe n'urupfu mu buzima bwe. Noneho sasa kutabona mu mwuka cyangwa se mu mubiri, bivuga ngo rero urupfu ku muntu utagira gute, urupfu bwarwo umuntu wo rwatwaye rwamaze gutwara burundu, ntabona, ntiyumva. Noneho hari igihe urupfu rugayidingwa, ruyoborwa rukavuga ngo genda winjire mu matwi wiyice, umwice, wice amatwi ye, kumva bijye biba ikibazo no gusobanukirwa biba ikibazo. Kumva biba ikibazo, gusobanukirwa biba ikibazo. Ugasanga rwa rupfu rero rwagayidinze, si urupfu rwabwiye ngo rukuvane mu buzima kano kanya twite ngo wenda umuntu yapfuye bamushyinguye, ahubwo rwayobowe kubwirwa ngo mugende mwice kumva kwe, ntakumve, ahugurwe ntiyumve, yigishwe ntiyumve. Icyo kintu urupfu rukaza rugahita rwinjira mu matwi. Nubona rero umuntu ahugurwa ntiyumve, akigishwa ntiyumve, ntukamucireho iteka. Ujye umenya ngo hari ikinjiye mu matwi, cyamaze kwica amatwi ye, ntiyumva, yavunaguriwemo ibiti. Ko wamwigisha gute, ko wamuhugura gute, ntiyakumva. Hari igihe rero rubwirwa ngo genda rupfu winjire mu maso, ntabone, ibibaho ntabibone. Nibyo bya bindi Yesu yabwiye itorero rimwe ngo mugaragara imbere yanjye muriho, nyamara muri intumbi. Yesu yageze bakabona ni intumbi z'abantu tuziri kugenda, ni intumbi. Abantu bakabona ni abantu, ariko Yesu we mu ishusho ye no mu ndorerwamo ziwe akabona ko abari bantu bari kugenda ni ibitumbi, ni imirambo igenda ku isi, kuko ntibona, umurambo ntubona. Hari rero urupfu rwirwa ngo ufata amaso yice, ntakabone ibibaho, ntakabone ibimutambuka imbere, ntakabone n'ibiba bibera ku isi, ntakabone. Kandi izo nizo ntumbi nyinshi ziri ku isi, zitabona ibirimo biraba mu isi, zitabona ibiba mu buzima bwabo, zitabona ibiba mu mibereho yabo. Basi ngo zikanguke zivuge ati reka dushake Imana turebe kudukiza. Bwana sifiwe sana. Izo ntumbi ni nyinshi cyane zigenda ku isi. Wowe sasa ugasanga hishwe amatwi yo muri we, hicwa amaso yo muri we, ntabona, ntiyumva. Ariko ijambo Imana ishimwe ko tweretse ko urupfu rushobora kugarura
inyanja ikagarura. ubwo ba bandi baba barakoreweho imihango n'imigenzo y'ubukonikoni n'ubupfumu ngo babataye mu nyanja, babagize hehe, babajugunye mu misozi, mu buvumo, bacukuye barataba, niba inyanja ibasha kugarura abapfuye nk'uko ijambo ry'Imana ritweretse, ni ukuvuga ngo nta na kimwe kitagarura icyawe mu izina rya Yesu. Igihe Yesu yategetse byose biragaruka bikaba ubuzima. Ongera rero udusoreze muri iryo jambo, noneho dusenge. Ibyahishuwe igice cya mbere n'umurongo wa 18, iyo niyo mirongo tugiye gusengeramo. Ibyishwe muri nge byongere bihabwe ubuzima, ibyishwe muri wowe byongere bihabwe ubuzima, na rwa rupfu rwari rwakaswe rw'uyu mwaka wose twitandukanye narwo. Amina. Niba hari n'amasezerano bamaze kuducomekamo, kuko mu nzozi hari igihe winjizwa muri ayo masezerano n'urupfu n'ubumwe n'ikuzimu, ukuzuzwa na kuzimu, noneho kuzimu ikakugira uburenganzira bwo guhora igutoteza kuko wihuje nayo utabizi, mu buryo bw'inzozi cyangwa mu buryo butandukanye. Mu buryo rero bwo gusenga, turahita dusenga kandi Imana iraduha ubuzima, kuko Yesu Kristo yavuze ngo niwe kubaho kandi nawe kuzuka. Umuntu umwizera naho yapfa azongera abaho, ariko kwagupfa kutari kwagupfa ko kwicwa na Satani, ahubwo gupfa ko mu mugambi w'Imana. Aho ijambo muririnda avuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwami ati yego iye baruhuke. Hari ugupfa ari igihe cyawe cyageze cyateganyijwe n'Imana. Imana ikavuga ati umwana wanjye reka muruhure, yarakoze mu isi umurimo yagombaga gukora yarawurangije, none reka muruhure, mucomore muri uriya mubiri utuma aba ku isi, muzane iwanjye azaruhuke. Ariko hari ugupfa ku mugambi wa Satani, ntacyo wakoze, ntacyo wakoreye Imana, ntacyo wakoreye abantu. Kabisa ugasanga wowe ubwawe wibayeho mu isi, wikorera ibyawe uko ubyifuza, uko ubishaka, ngo urapfuye uraruhutse. Haruhuka ababa barakoreye Imana. Amina. Kandi nabo imitima yabo nabo bakumva yuko koko igihe cyo kuruhuka kwabo cyari icyo. Niyo mpamvu ubona ba Pawulo babyemeraga bavuga ati igihe cyo kugenda kirageze. Ubwo akabyihanurira ati meze nk'amazi asutse ku gicaniro, kuko yabonaga nyine ati narwanye intambara yanjye nziza, igisigaye mbicyuye ikamba ry'ubugingo. Yumvaga ashoje urugendo yararwanye intambara ye nziza, igisigaye asiga ari ukujya kwakira ikamba ryiwe. Tukabona noneho sasa umusaza Simiyoni bitewe n'ibyari byarasezeraniwe bavuga ati databuja noneho usezere umugaragu wawe agende, asaba Imana ngo imusezerere yigivire mu mubiri yigendera aruhuke. Nguko abantu nge nawe tugomba kuzava mu isi. Amina. Bivuze ko niba kano kanya dusenga dukumira urupfu twavanye n'ubundi igihe nikigera tuzava, ariko icyo twanga ni ugupfa imburagihe, ni ugupfa biri mu mugambi wa Satani, ni ugupfa umuntu yishwe n'abarozi, ni ugupfa umuntu yishwe n'amahembe, ni ugupfa umuntu yishwe n'impanuka zateguwe n'abadayimoni, ni ugupfa umuntu yishwe n'inkuba yakubitishijwe inkuba mu buryo budasobanutse. Ibyo nibyo turi gufunga mu izina ryande rya Yesu Kristo. Ni ugupfa ko kwibwa, ibyo nibyo twanga. Ariko hari igihe bizaba ngombwa tubyemere, kuko tuzaba twumva ko umurimo twatumwe mwese twarukoze kandi dukeneye kuruhuka. Haleluya. Ahandi uzumva ko ukeneye kuruhuka koko umurimo wakoze watumye umushoje, nk'uko abo ngabo mvuze byabagendekeye. Reka rero dufate umwanya wo gusenga, ariko dusomere icyo cyanditswe cy'ibyahishuwe rimwe umurongo wa 18, aho Yesu wumva icyo yavuze aho ngaho. Kandi ndi uhoraho. Uyu ni Yesu uri kuvuga ngo nduhoraho. Ba bande bamupinga bakavuga ngo ni intumwa, abandi bakavuga ngo niki, bakambega bakamwitiranya kubera kutamwizera no kudasobanukirwa. Hano ni uri muri vuga aravuga ngo nduhoraho. Icyakora nari narapfuye. Icyakora nari narapfuye. Arimo aravuga umubiri we, kuko Yesu nyirizina ntapfa, Imana ntipfa. Ni umubiri yari yitije waje mu isi, niwo wari wapfuye. Ariko Yesu nyirizina ntiyari yapfuye, ni umubiri yari yiyambuye. Icyakora nari narapfuye,
ariko none dore mparaho iteka ryose ariko noneho mporaho iteka ryose. mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Uyu niwe wivuze, aravuze ngo mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Amina. amen. Gusoza uwundi murongo wa hepfo. ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho. Wandike ibiriho n'ibiri bukurikireho. Imana yifuza kumenya ibiriho n'ibizakurikiraho. Niyo mpamvu hano Yesu yabyandikishije, yifuza kumenya ibiriho. Kutamenya ibiriho ni ubushake buke bwawe, si ubushake bw'Imana. Mu bushake bw'Imana yifuza kumenya ibiriho. Ni iki kiri kujya imbere mu isi y'umwuka ku buzima bwawe? Ni iki kiri kuba ku buzima bwawe? Ni iki kizakurikiraho ku buzima bwawe? Ubundi utekereza wese neza, umwana w'Imana w'umunyabwenge yakagombye kumenya ngo ni iki kiri kujya imbere ku buzima bwanjye, nyuma ni iki kizakurikiraho nyuma y'ikiri kujya imbere. Ibyo byose ayo makuru ukaba uyabitse. Bwana asifiwe sana. Ukaba ubitse amakuru y'ikiri kubaho ku buzima bwawe kano kanya, ukaba ubitse amakuru y'ikizabaho ku buzima bwawe. Ugomba kuba ubitse amakuru y'ikiri kuba muri uyu mwaka cyangwa se muri uku kwezi utangiye cyangwa uwo munsi, ukamenya ngo ni iki kigomba gukurikiraho. Noneho sasa icyo umwanzi yashatse gushyiraho uyu munsi, icyo nicyo tugiye guhangana nacyo. Yesu ashimwe. amen. Tumubwira ngo oya, hagomba gukurikiraho ibi ngibi, si ibi. Wowe urashaka ko habaho ibi, ugashaka ko hakurikiraho ibi, ariko siko bigomba kugenda. Satani hagomba kubaho ibi, hakazakurikiraho ibi, kuko niko byanditswe ku buzima bwanjye, niko byanditswe ku buzima bwanjye. Ku buzima bwawe n'ubwanjye hari ibyo Imana yanditse. Semene, amen. Kandi ibyo yanditse, wa mugani wa muririmbyi, yarabyanditse. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Nicyo duhagararaho rero, tukareba icyo Satani yashatse kwandika, icyo tukagisiba, tukamubwira ngo no, iki ni cyatubaho, ibi ntibigomba kutubaho. Byanditswe nawe Satani, kandi uri ikiremwa, byandikwa n'abakozi bawe, babaja bawe. Ibi ntibigomba kumbaho. Ibigomba kumbaho ni ibi, n'ibizakurikira n'ibi. Bwana asifiwe sana. amen. Ariko dusoza, hari akajambo tutasomye, nagira ngo nako tugasome, kakwereka ko ubundi igihe cyose umuntu agira igihe kiba baragenewe. Umunsi wo kuvuka kwe n'umunsi agomba kuzavira muri ubu buzima. Ubundi uwo munsi ugomba kuzapfiraho ntiwakagombye kugira gute? Guhinduka. Ku muntu uri mu muyoboro w'Imana, uwo munsi ntuhinduka. Amina. Amen. Ariko ku muntu utari mu nzira z'Imana, uwo munsi ushobora guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Dusomere Matayo ubyiyumvire, abadayimoni ubwabo bari kuvuga aya magambo. 8:29. Turagaruka dufite twinjira mu isengesho. barataka cyane bati duhuriye he mwana w'Imana? Aha n'abadayimoni bari kubwira Yesu, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro? Igihe cyacu kitaragera. Igihe cyacu kitaragera. Urumva rero sasa, uhereye ku badayimoni, hari igihe cyabo bashyiriweho cyo gukira, cyateganyijwe. Barabizi ko bafite igihe cyateganyijwe kuri bo. Yewe na Satani nawe azi ko afite igihe kiwe yateganyijwe. Niyo mpamvu mu byahishuwe Bibiliya ivuga ngo kuko ngo azi wasiwe n'abanyanja ugushije ishyano ko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi yuko igihe asigaranye ari igihe gito. Bivuga ngo Satani nawe azi igihe kibazo ko ari igihe yashyiriweho. Bivuga ngo rero abantu nabo ubwabo hari igihe buri muntu wese aba yarateganyirijwe cyo ko agomba kuva mu isi, ariko ari Imana bipanze. Ariko hagati aho tubona mu nzira ko abakozi ba Satani bashobora kuguteganyiriza, bashobora gupanga pe, bagapanga ugasanga bapanga umuntu. Nibyo tujya twita gukenyuka, bakagupangira umunsi ugasanga barakwibye.
satani akakwiba. Kandi murabizi ko Imana yatubwiye ngo muri uyu mwaka satani agambiriye kwiba benshi. Nta bundi buryo bwo kwiba benshi ni ukubicanye, ni ugupfa impfu zituma, agambiriye kwiba benshi. Noneho iri joro nanjye nambe uyu munsi Imana nanjye yabimbwiye ko agiye guca muri izo nzira, biriya byose nababwiye byo n'izina igiye kuzamuka kwiba benshi. Ubwo rero sasa twebwe isengesho tugiye gukora, tubonye yuko twizeye, twebwe dutandukanye nabo bibwa, kuko twebwe twizeye Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo rero kuko twizeye ugira imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, kuzimu n'urupfu ntibagomba kutubona mu izina rya Yesu. Niryo sengesho tugiye rero kuvuguruza ibyo twabonaga mu mwuka bapanga gukora kuri twe, ibyateganyaga, ibyapangwaga muri uyu mwaka. Uyu mwaka turakora isengesho ryo kudekarara yuko tuzawusoza neza nta muntu muri tutuvuyemo mu izina rya Yesu. Noneho nibyo umwanzi, kuko umwanzi yananiwe ahita apanga plan A, iyo yanze ahita yaplika plan B. Plan B rero hari igihe avuga ngo twice amatwi ye kumva n'ikibazo, twice imikorere ye, twice inzira zose z'umugisha zibanwe, dufunge tudanangira impande zombi, bakica inzira zose z'ubuzima n'imiyoboro y'ubuzima. Ugasanga n'imiyoboro y'imibereho, reka nari mbivuze nabi, imiyoboro y'ubuzima, ubuzima bwo buturuka ku Mana, imiyoboro y'imibereho, bavuga mwice inzira z'imibereho ye, abeho bimugoye, abeho bimuruhije. Ugasanga noneho bishe n'inzira zo kubaho z'imibereho yawe, noneho saza kubaho bikagorana. Ibintu byose ugasanga biragora umutima wawe, biragora ubugingo, biragora wowe imbere, birakuvuna cyane bitewe na za borokaje umwanzi yagiye ashyiramo, ibintu bizakadena yagiye adanangira apfunga kugira ngo nyine umutima, ubuzima bugorane, imibereho igorane. Tugiye gukora isengesho rero ryo gufungura ibyo byose mu izina ryande muri uyu mwaka. Iki cyumweru cya mbere cy'uyu mwaka ni isengesho rigiye kwanza gusesa amasezerano n'urupfu, kwicomora mu isi y'abapfuye no kwitandukanya n'abapfuye, kudekarara tuvuga yuko twebwe ijambo riravuga ngo umwizera niwe ufite ubugingo, kuko aba avuye mu rupfu akinjira mu bugingo. Amen, amen. Tudekarare tuvuge ngo twebwe twavuye mu rupfu kera twinjiye mu bugingo kera, mu bapfu n'umwaka ntabwo turimo. Yesu ashimwe. Mu bashikwa bagatwarwa mu isi y'abapfuye bagakatirwa urwo gupfa, twebwe ntiturimo, kuko handitswe yuko ninde uzarega intore z'Imana, ninde uzaciraho iteka intore z'Imana. Ese ni Imana ariyo izitsindishiriza abaguciriyeho iteka ry'urupfu n'umwaka, amazima, amashitani, bivuga yuko ugomba gupfa muri mwaka, ibintu bigomba kugenda nabi muri uyu mwaka. Tugiye kubipangura byose tuvuge ngo bigomba kugenda neza mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Ukinga ntihagire ukingura. Ufite imfunguzo z'ubuzima bwawe n'iz'ubuzima bwanjye, ufite imfunguzo z'imigisha yanjye n'iz'imigisha yawe, uwo nguwo ni muri we tugomba kubonamo ubuzima, tukabamo twenjoyinga muri uyu mwaka mu izina ryande ya Yesu Kristo. Ubishoboye rero wapfukama cyangwa se ugahagarara, biraterwa n'umwuka uko wiyumvamo. Icyo tuzi ni uko kano kanya tugiye gukora isengesho. Amina. Tugiye gukora isengesho ryuzuye ibyiringiro kandi ryuzuye kwizera ko icyo tugiye gukora kiri bube gutyo. Amina. Kuko Yesu yaduhaye isezerano, aravuga ngo ufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira ngo ye wa musozi we va hano ugende utabye mu nyanja. Muri uko kubwira uwo musozi ngo udashidikanyije ko ibyo ubwiye uwo musozi bibaye, wabibona biba ako kanya. None rero sasa natwe tugiye kusenga isengesho ryo kwizera tudafite gushidikanya yuko icyo tugiye twatuye tugomba kuzakibona muri uyu mwaka. Ibica mu kanwa kawe byose ubivuga, wizere ntushidikanye, ni urufatiro ushyizeho rw'ibigomba kukubaho muri uyu mwaka wose.
w'iminsi 365 cyangwa 6 ugomba kubamo neza kandi wishimiye mu mwanya. Ni umwaka wo ugomba kukubera ububyutse mu bugingo, mu mwuka, kuzura umwuka we, kuzura imbaraga z'Imana mu buryo bw'imibereho. Ni umwaka ugomba kubonamo ibyo wifuza byose, ibyo ushaka byose bizatuma ubaho neza bitakugoye, ukagera ku ntego zawe zose kubw'impamvu y'Imana, kubw'icyubahiro cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti Imana y'icyubahiro, Imana y'icyubahiro, uganje mu ijuru no mu isi, ndi umwana wawe, nkurikije ijambo ryawe, handitswe ko abakwemeye bakizera izina ryawe wabahaye ububasha kwitwa abana b'Imana, abo batavutse kubw'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mpagaze muri iri jambo, ni umwana w'Imana bidashidikanywaho, ndi umwana w'isumba byose, ndi umwana w'ubugingo buhoraho, kuko handitswe yuko umwizera ari ufite ubugingo, kandi abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Navuye mu rupfu igihe nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Nahise ngira mba muzima biciye muri we. Aka kanya ndi mu mwuka nsobanukiwe urupfu rutwara umubiri uko rukora, uko ubugingo bwanjye ntabutwara, uko ubugingo bwanjye buhishanywe bwa Kristo mu ijuru, abufite mu kiganza cye, kuko handitswe yuko ntawabasha kuvuvunura mu kiganza ubugingo bwanjye. Ni buzima buzahoraho iteka mu ijuru na Kristo. Uwiteka icyo nsengera ni ubuzima bwa hano ku isi, nikimenya ko umwanzi afite gahunda yo kwiba abantu muri uyu mwaka bagapfa z'amayobera zitandukanye kandi zitunguranye, kibishurirwa kw'imizimu yasabye ibitambo ishaka amaraso mu gihugu no mu isi muri rusange. Uwiteka ayanjye ndayashinganisha, Satani ntazayabona, abakozi be ntibazayabona, ikuzimu ntizayabona, ubu butaka bwo ku isi ndabwimba amaraso yanjye ntibuzayabona. Mu izina rya Yesu Kristo ndi mu mwuka, ndasinyura, ndasesa muri isezerano ryose ry'urupfu rw'imburagihe, urupfu rutunguranye, urupfu rw'abadayimoni, urw'amahembe, urw'amagini, urw'inkuba, urw'imizimu, urw'inkota, urw'amasasu, ndaruvuguruza, ndarushyira mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka urupfu rwo gushikwa no kujyanwa n'imyuka y'abarozi ndarusima mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Ndi mu mwuka, ijambo rivuga Yesu Kristo ari ufite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Aka kanya waravuze ngo ibyo nzahambira hano mu isi no mu ijuru bizahambira
kandi ibyo nzahambura ni hano mu isi no mu ijuru bizahamburwa aka kanya ndakingirana urupfu nitandukanyije ndazirika ndafunga inzira zose urupfu rwacamo ushaka kuntwara mu izina rya Yesu akazuka waruhamagara wese akarutuma uri njyewe umusubireho mu izina rya Yesu twara uyu mwaka Uwiteka wansezeranije kumborera muri uyu mwaka abangenza bakagenza ubuzima bwanjye bashaka kugira babukure hano mu isi imburagihe ubwabo aribwo bugenda mu izina rya Yesu akazuka Yesu Kristo ndacyafite igihe cyo gukora umurimo wawe sindagukorera Uwiteka sindakora icyo wantumye hano mu isi igihe cyo kuva mu isi kuko ntarakora mu izina rya Yesu wapfuye akazuka shinganishije ubugingo bwanjye muri uyu mwaka ingingo zanjye umubiri wanjye imibereho yanjye ndabishinganishije mu izina rya Yesu icy'umwanzi yishe cyangwa ateganya kwica muri njye ndakizura mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka ndazura amaso yanjye yo kubona neza mu izina rya Yesu kubona mu mwuka kubona kure aho abandi batarora ndabizura muri njyewe kumva neza kumva iby'abandi ndazura aya matwi mu izina rya Yesu Kristo wowe garura amatwi yanjye garura akanwa kanjye garura amaboko yanjye garura impano zanjye garura ibindimo byose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka garura amasezerano yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka urekura inzira z'imigisha yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka Uwiteka ndi mu mwuka ndatangaza shyizeho itangazo yuko byagenda kose uyu mwaka ngomba kuwusoza neza mu izina rya Yesu uko byagenda kose uyu mwaka n'umugisha kuri w'amahoro kuri njye n'ubutsinzi kuri njye n'iterambere kuri njye n'ubuhinduka kuri njye n'ububyutse kuri njye n'ubutunzi umwuka n'ububyutse muri byose kuri njyewe nta mwuka uzahinyuza uzafunga ibyo mvuze izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka urakoze mwami icyo natuye muri iki cyumweru cya mbere cy'umwaka icyo ngicyo tugomba kuba ibyanditswe na data akabyandika kuri njyewe ibyiza byose yaneguriye muri uyu mwaka Uwiteka nizeye ko aribyo byonyine bizansohorera mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka ibi byose biteganywa mu gice cy'ubwami umwijima biteganyirizwa ibitekerezo by'abakozi ba Satani n'abanyanga kizabaho mu izina rya Yesu Kristo isumba amazina yose ibyo nahawe bohokera gukirizwa aka kanya yingijije ibibazo byose uyu mwaka bimpaye ibisubizo byose by'uyu mwaka amen.
ndagushimiye umuremyi w'ijuru n'isi ndaguhimbaje wowe ukora ibikomeye wowe ukora ibitangaza wowe udukura amasezerano y'abadayimoni wowe udutandukanya n'urupfu satani ategura ukadutandukanya n'impfu za kuzimu za kirozi iza gikoni iz'abakurambere za roho z'abakurambere ziba zishaka kwihuza natwe na roho mwe z'abakurambere mwamizimu mwe y'abakurambere mwe zirabirukana ubuzima bwanjye zirabirukana ubuzima bw'abanyamana bari ahangaha kandi kagira Yesu umwami w'abahanga wohereza marayika wawe yegeranye imwe mu mizi yashakaga amaraso yashakaga ubugingo bwanjye yashakaga ubugingo bwa bene data bwa buri wese uri aha iyi mizimu yegeranywe n'abayihamagaraga n'abihuzaga nayo kugira ngo bifatanye nayo kudukombata kuturwanya marayika begeranye marayika babohe marayika babizenguruke abahambire ntihagire uwo mucikira kandi ikagishira ntihagire uwo mucikira iyi myuka y'abatware iyi myuka y'abategeka bisi y'umwijima iyi myuka y'abapfuye kandi ikagishira ishaka kugira ngo igihe abimanura nanone mu isi y'abapfu yose yegeranywe izirikirwe muri iyo si kwagishira ntigira ububasha bwo kugira ubikoraho ntigira ubushobozi bwo kugira ubikoraho ndi umwuka ndayifunga ndi mu isi ndayifunga kuko mvuze yuko turi mu isi ibyo dufunze no mu ijuru dufungwa ndi mu isi ndafunga imyuka kwakira Yesu ndafunga imyuka batwara ndafunga imyuka bateka ndafunga imyuka kandi kagenda zisoma imyuka mu miryango imwe mu mizi y'imiryango iyoboresha yihabwa mu gutwara imiryango mu buryo bwa kirozi ndayifunga ndayizirika ndayihambira y'abarozi bakurikirana ndayifunga yifatanya n'abantu bacu turayifunga turayibuza gukora twakina Yesu ndayibuza gukora ku buzima bwanjye ndayibuza gukora ku buzima bw'Imana barahangaha mu izina rya Kristo risuma amazina yose turayikingirana uyu mwaka wose kandi kagira Yesu uwiteka tuma marayika wawe azirika imyuka yose uyu mwaka wose iyi myuka izirikwe uyu mwaka wose handitswe ngo mbona marayika ukomeye ufite intoki umunyururu mu ntoki ze afata cya kiyoka cyitwa umwanzi na satani arakiboha arakizirika akizirika ikuzimu arahacinga kugira ngo kimare imyaka igihumbi kitabashije kongera kuyobya abari mu isi kano kanya uwiteka tuma marayika wawe ufite iminyururu mu ntoki ze afate mwa imisimu yo mu miryango yaho n'amanuriwe mu izina rya Kristo ayibohe ayizirike ayihambire afate imizimu wakina Yesu yo muri iki gihugu kandi kagina Yesu ayihambire ayizirike afate imizimu mu izina rya Kristo ku bana b'Imana barahangaha ayizirike ayibohe ayijugunye mu zimu kugira ngo umwaka wose urangire buri wese ari mu mahoro kugira ngo umwaka urangire yiyumvira kugira ngo ubuzima bwacu buhabwe amahoro urakoze mwana wahaye amashimwe kwimeza imikingiranwa abadayimoni bakingiranwa izina rya Yesu tumundi mu marayika afata abana b'abantu bitwa abarozi baroga mu mwuka bakorera mu mwuka aba amaso yacu y'umubiri adashobora kubona ariko bakaba bakorera satani bakuzuza inshingano ze abo satani yahaye misiyo kudukurikirana kutugenza marayika yururuke nabo bafate abahambire abazirikisha imyiro ikomeye abacisha ukuri n'ubuzima bwa buri wese wo muri twebwe mu mbaraga z'umwuka wera kugira ngo uyu mwaka uduhindukire umwaka w'amahoro gusa uduhindukire imigisha gusa uduhindukire ibyiza twatuye ibyo twatuye byose bibashe kubaho mu izina rya Yesu Kristo ibyo buri wese yatuje akanwa ke bibashe kumubaho abashe kubonesha amaso yo muri uyu mwaka urakoze kuko uri Imana dusibye imva zose zari zacukuwe n'inzovu zari zacukuwe ku buzima bwa buri wese turazisiba mu izina rya Yesu ku miryango yacu ku nshuti zacu ku bavandimwe bacu dusibye imva mu izina rya Yesu Kristo kuri twebwe no ku bakunzi bacu no ku miryango yacu nta n'umwe uzabona nta n'umwe kuzima izabona abadayimoni bazabona mu
izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Dufunguye rero byose byari byamaze kuborokwa, ibyari byamaze kwicwa, bigaruke ijambo ryari rambwira ngo mu izina rya Yesu kuzimu igarura abo yatwaye, n'inyanja igarura abo yatwaye. Ndatura ngo rero iby'ubuvumo bwatwaye bubirekure mu izina rya Yesu Kristo. Iby'inyanja yatwaye ibigarure, iby'abakozi ba Satani batwaye bigaruke mu izina rya Yesu, bigaruke mu izina rya Yesu, bigaruke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Zimwe mu nshingo umwanzi yatwaye zigaruke mu izina rya Yesu, inyenyeri umwanzi yatwaye zigaruke mu izina rya Yesu, amagara meza umwanzi yatwaye agaruke Yesu akaba izina rya Yesu. Imigisha umwanzi yatwaye igaruke, n'ibyayitwaye biyigarure katika jina la Yesu, ibyayitwaye biyigarure mu izina rya Yesu. Urakoze Mwana, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, nguhaye ibintu bigarutse kandi bikagarukira ba nyirabyo. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turi mu mwuka, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru kuko icyubahiro ni icyawe, ntabwo muzagisangira. Amashimwe ni ayawe, uri uwo gushimwa, ni wowe ugarura iby'inyanja yamize, ni wowe ugarura iby'ubuvumo bwariye, ni wowe ugarura iby'ubutaka bwatwaye, ni wowe ugarura iby'imigezi yatembanye, ni wowe ugarura iby'imivu yatembanye, ni wowe ugarura mu izina rya Yesu Kristo ibyagiye bizirikirwa ahantu hatandukanye mu misozi, ni wowe ubigarura kandi ikacina. Turagushimira imigisha yose kandi ukatugarurira n'amagara meza. Utugaruriye amagara meza, utugaruriye ubuzima bwiza, utugaruriye ibyiringiro, utugaruriye impano z'umwuka ndetse n'izakaremano izari zaranyazwe, urazigaruye kugira ngo zikore muri uyu mwaka. Impano z'umwuka urazigaruye, izo waturemanye urazigaruye kugira ngo zibashe gukora muri uyu mwaka, abantu babashe kwinjira mu masezerano yabo. Urakoze kuri Imana uva gusenga kandi ikabisubiza amasengesho. Amashimwe n'icyubahiro ni bibi bya bintu byose bidashira mu izina rya Yesu. Zamurira umwami wawe icyubahiro, umubwire ngo amashimwe n'icyubahiro ni ibyawe. So pete se